inshuti bavandimwe, reka nongere kubashimira acyakora mbasuhuza ngo amahoro ya Kristo abane namwe. Nejejwe no kongera kuboneka imbere yanyu muri aka kanya, ariko hari ikibazo nifuzaga kwibaza dufatanije, kandi Imana ndizera ko iribuze kudufasha. Izina ry'Imana rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Reka dusenge dutangire. Data wa twese, Imana ikomeye kandi ikiranuka, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ni wewe twitezeho buri kimwe cyose, kandi ni wewe twizeye kubasha kutugira neza, uhabwe icyubahiro. Mwuka wawe wera abane n'imitima yacu muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu. Mbere yuko dukomeza, reka soma amagambo ari muri Bibiliya kuri Zaburi ya 4 umurongo wa 9. Ariko mbere yuko nkomeza, hari ikibazo maze iminsi ndi kujya nibaza. Ntabwo ari cyavuba, ahubwo kimaze igihe. Ni imvugo dukunda gukoresha ku byerekeranye n'isabato. Wenda namwe muzambwira uko mubibona, uko mubitekereza. Nagiye nkunda kumva inshuro nyinshi tuvuga ngo twagiye gutangira isabato, ni byiza. Ngakunda kumva tuvuga ngo twagiye kuzamura ibendera ry'umukiza, cyangwa se rya Yesu, cyangwa se ry'umwami, ibendera ry'Imana. Akunze kwibaza ikibazo, ndavuga nti se mbese ni ryari ibendera ry'igihugu, ibendera mu gihugu rishobora kumanurwa? Ntabwo ndibuze kubyibandamo cyane, ariko kimwe cyo nzi ni uko nzi ko iyo ibendera rimanuwe hari impamvu mu gihugu, ariko izwi n'igihugu, perezida yabitangiye uburenganzira. Nabwo ntirimanurwa ngo rimanurwe burundu, hari aho rigezwa, ariko ntabwo rikurwaho burundu. Ariko ntabwo ari byo nshaka gutindaho, ahubwo ndashaka kugira ngo turebe igihe ibendera rikurwaho rikamanurwa mu buryo busa naho noneho n'ikindi gihe rikongera rikazamurwa. Ngiye mpamya ntashidikanya yuko ibendera ryamanuwe inshuro nyinshi, hashobora kuba hari ikibazo. N'uwagerageje kurimanura, ndatekereza ko bidashobora kumugwa amahoro. None wenda ndi kwibaza ngo mbese kuki rimwe na rimwe usanga abakristo bavuga ngo twagiye kuzamura ibendera ry'umukiza, ndavuga cyane cyane abaruhuka ku isabato, ubwo bivuze ngo mu yindi minsi riba ryari rimanuwe. Niko nabitekereje, ndavuga nti se duhera ku wa mbere w'isabato ariko ku cyumweru tukageza ku wa gatandatu ibendera rimanuwe, noneho byagera ku wa gatandatu nimugoroba, ubwo ariho vendredi nyine ku wamenyereye indi minsi isanzwe, ku wa gatandatu, kuko iminsi nyine ihera kuva ku cyumweru ariho ku wa mbere w'isabato nk'uko ibyanditswe byari bigaragaza, kugeza ku wa gatandatu ariho vendredi, noneho ku wa karindwi bikaba ari samedi ariho ku isabato. None dushobora kuba duhera ku dimanche, dushobora guhera dimanche ibendera rimanuwe, byagera ku wa nyuma tukarizamura. Mbese icyo gihugu twaba dutuyemo ni igihugu kimeze gute? Naje kwibaza ikibazo rero, nsanga wenda birashoboka ko ari ubumenyi buke twaba tubifiteho, wenda muzamfasha namwe mumbwire ukuntu mubyumva. Ariko ntekereza ko iyo ingabo zarwanye zigatsinda kandi zigashyira ibendera mu gihugu, kurimanura rwose aba ari sakirirego. Noneho hari igihe mfata nkabihuza, se niba Kristo yaratsindiye imitima yacu, niba Kristo yaraje akaduturamo kandi akaba ari umwami w'isabato, isabato ntitwari dukwiriye kuba tuyigenda na buri munsi? Guhera ku wa mbere w'isabato kugeza ku wa gatandatu ntitwakwiriye kuba dufite ya sabato mu mitima yacu? Noneho ubwo sabato ni Kristo, ubwo birumvikana, ariko yashyizeho ikiruhuko dushobora kumwibukiraho, cyangwa se kizajya gituma noneho dusabana nawe byimbitse. Ariko niba sabato Kristo ari sabato kandi akaba ari umwami w'isabato, twagombye guhera ku wa mbere w'isabato kugeza ku munsi wa gatandatu ariho vendredi, Imana tuyifite mu bugingo bwacu, kandi iyo sabato tuyifite, n'iryo bendera turifite. Noneho ku isabato izuba rirenze ariho umunsi wa karindwi utangira, tukinjirana n'umwami muri iyo sabato, ibendera rigakomeza rikazamurwa. Nta hantu ndabona mu gihugu ibendera ribasha kuzamurwa umunsi umwe undi rikamanurwa. Ntago ndayibona. Murazamfasha wenda tugerageze kubyumvikana, cyangwa se mugerageze kumfasha, ashobora kuba ari n'imyumvire yanjye. Ariko njye mbona kuvuga yuko ku isabato kwa nyuma izuba rirenze tuba tugiye kuzamura ibendera ry'umukiza, njye nibaza igihe ryamanuriwe bikanshanga, cyangwa se igihe ryazamuriweho birumvikana tukimara kubona intsinzi binyuze mu gitambo cy'ikaruvari. Ubwo muri Edeni ibendera rya Kristo ryari rizamutse kuko Imana yari yongeye gutsindira umuntu. Ariko ubyemeye, ku muntu wemeye ko Kristo amutsindira, ibendera rya Kristo rihita rizamurwa muri we. Noneho ryongera kumanuka ryari? Rimanuka iyo ari uko wayobotse ubundi bwami.
Iyo Satani, muribuka amagambo Yesu yabwiye abantu ngo iyo dayimoni avuye mu muntu aragenda akazerera, iyo aje agasanga aha hantu nta mazi ahari araza akazana n'abadayimoni barindwi bamurusha gukomera, bakongera bagafata ubwo bwami. Iyo rero ubwo bwami bwongeye gufatwa, ibendera rirongera rigahindurwa, kuko nyine hari ubundi bwami bugeze mu gihugu. Niko bijya bigenda, mujya mubona ko ahantu henshi habaye amakudeta, ahantu henshi habayeho revolution, wenda igihugu kikaba bibaye ngombwa yuko nyine ubuyobozi buhinduka. Hari igihe ubuyobozi buje buhita gukuraho n'ibindi byose byarangaga bwa buyobozi bwa mbere bitewe n'impamvu runaka. Rero igihe ibendera rya Kristo rimanurwa mu mutima w'umuntu, ni igihe ibendera rya Satani ryamaze gufata umwanya mu bugingo bw'umuntu. Sinzi na turi kubyumvikana. Ariko nanone ibendera rya Satani ritakazwa agaciro rikamanurwa, ariko ibendera rya Kristo ryamaze kuzamurwa. Ntabwo rero mbona ko hari impamvu dukwiriye kujya tumanura ibendera rya Kristo tukongera tukarizamura ku wa nyuma cyangwa se ku wa gatandatu w'iminsi 7 tugiye kwinjira mu isabato ngo akaba aribwo turizamura. Ntekereza ko ibendera rya Kristo ryari kwiriye kuzamurwa mu mitima yacu guhera ku wa mbere w'isabato kugeza ku wa gatandatu, none iryo bendera rigakomeza rikazamurwa tukinjira no mu isabato ibendera rizamuye. Ntekereza ko aribyo bintu bishobora kudufasha. Kubera iyo mpamvu Zaburi ya 4 umurongo Zaburi ya 4 haranditse ngo Mana, gukiranuka kwanjye guturukaho, unsubize uko ngutakiye, warambohoye ubwo nari mfite umubabaro. Ngibi iyo Kristo amaze kutubohora kubera umubabaro twari dufite, cyangwa se iyo Kristo amaze kutubohora akadukura mu byaha, ibendera rya Kristo rihita rizamurwa muri twe. Rihita rizamurwa rwose mu buryo buri official bugaragara, ariko bugaragarira wa muntu wamaze kwakira ubundi bwami. Muribuka mu Kristo ari kubwira Apoloni ngo ingoma yawe narayihaze, ubwami bwawe narabuhaze, nta cyiza nigeze mbubonamo, ahubwo nakira undi mwami. Bivuze ngo nagize ubundi buhake, niko yamubwiraga. Rero hano naravuze ngo unsubize ko ngutakiye, warambohoye ubwo nari mfite umubabaro. Umubabaro w'iki? W'ibyaha. Mbabarira wumve gusenga kwanjye. Iyo umuntu yamaze kubohorwa agakurwamo umubabaro, Kristo agataha mu bugingo bwe, ibendera rya Kristo rihita rikorera mu bugingo bw'umuntu. Bana b'abantu, muzageze he guhindura icyubahiro cyanjye igisuzuguriro? Muzageze he gukunda ibitagira umumaro no gukurikiza ibinyoma? Mu by'ukuri iyo abantu batangiye gufata bagakurikiza ibinyoma runaka, ibendera rya Kristo nibwo riba rimanuye. Nyamara icyubahiro cy'Imana kigumaho mu bugingo bwacu, ariko ibendera rya Kristo rikomeje kuzamurwa. Ariko mumenye yuko Uwiteka yirobanuriye umukunzi we, Uwiteka azanyumva uko mutakiye. Umurongo wa 9 rero, nzajya ndyama nsinzire niziguye, kuko ari wowe wenyine Uwiteka umpa kuba amahoro. Nzajya ndyama iteka ryose niziguye nsinzira, kuko ari wowe wenyine Uwiteka umpa kuba amahoro. Mu by'ukuri ntabwo dushobora, ibyanditswe byari birambwira ngo ntabwo dushobora kuba amahoro akanya na gatoya tutari kumwe na Yesu Kristo. Bivuze ngo niba Kristo abana natwe guhera ku munsi wa mbere w'icyumweru akageza ku munsi wa gatandatu, kandi akongerageza ku munsi wa 7 tukiri kumwe, bisobanuye ko ibendera rya Kristo rihora rizamuye. Ariko ni ku bantu Kristo abana nabo muri ubwo buryo. Ntabwo tuzamura ibendera rya Kristo rero ku wa gatandatu izuba rirenze tugiye kwinjira mu munsi wa 7. Oya, ngewe nemera yuko ibendera rya Kristo rikwiriye kuhora rizamuye kuri twebwe. Reka ndi kuvuga kuri ibi bintu by'ibendera, reka mbasomera amagambo nanone ari mu kindi gitabo avuga ku mabendera. Noneho hano kuri page 194 hari amagambo atubwira ngo guhitamo ibendera ry'umuryango. Ubwo ntabwo ari umuryango wundi. Uwo muryango ushobora kuba wowe, umuryango ushobora kuba famiye y'abantu, umuryango ushobora kuba igihugu. Twabonye yuko umuryango mwiza, igihugu kizima n'itorero rizima. Ibendera rero rikwiriye guhitamo. Nabonye Satani ashinga ibendera rye mu miryango y'abavuga ko ari abantu Imana yatoranije. Nabonye Satani ashinga ibendera rye mu miryango y'abavuga ko ari abantu Imana yatoranije. Satani agenda ashinga ibendera rye mu miryango, kandi narishinga mu miryango ntimugira mu mitima haba hasigaye. Kandi yarishinzemo ntabwo arishingamo ngo rihere kwa mbere w'icyumweru ngo rigeze ku wa 5 ngo noneho ngo babwire ngo ubwo mugiye kwinjira mu bundi bwami none nimukure mu ibendera ryanjye mushyire mu iryo mwami wundi. Oya, iyo igihugu gifashwe kiba gifashwe. Niba Satani afata ibendera akarishinga mu muryango, habivuze ngo nyine byarangiye, umuryango wamaze kwegurirwa Satani. Nabonye Satani ashinga ibendera rye mu muryango
mu miryango y'abavuga ko ari abantu Imana yatoranije. Nyamara abagendera mu mucyo bakwiriye kuba bashoboye kwitegereza bagatahura itandukaniro riri hagati y'ibendera ry'umukara ari ryo ry'umwanzi n'urugero rw'ibendera ririho ibitonyanga by'amaraso ari ryo rya Yesu Kristo. Ibi babisanga mu bihamya by'itorero volume ya 4 kuri page ya 200, ubwo ari mu gitabo cy'icyongereza, ariko hano ndi gusoma mu gitabo cy'umurimo wa Gikristo kuri page 194. Nabonye Satani ashinga ibendera rye mu miryango y'abavuga yuko ari abantu batoranijwe. Nyamara abagendera mu mucyo bakwiriye kuba bashoboye kwitegereza bagatahura itandukaniro riri hagati y'ibendera ry'umukara ari ryo ry'umwanzi n'urugero rw'ibendera ririho ibitonyanga by'amaraso ari ryo rya Yesu Kristo. Bivuze ngo nubwo tugenda mu gihe kingana n'icyumweru, iminsi 6 ndetse n'iminsi 7, abantu benshi bafite ibendera ry'umukara rya Satani riri mu bugingo bwabo, nyamara bavuga yuko bagiye kuzamura ibendera rya Kristo kuwa nyuma. Ntabwo bikwiriye, ntabwo ari icyifuzo cy'Imana ko bigenda gutyo, ahubwo ibendera niba rishinzwe mu mutima wawe niribe mu byiteka, niba rishinzwe mu muryango wanyu nimwerereze uwo mwami. Ariko iyo abantu bemeye gushingura ibendera rya Kristo mu bugingo bwabo, mu miryango yabo, hari irindi bendera baba bahamagarira gukora. Baratubwiye ngo abari mu mucyo bagendera mu mucyo wa Yesu Kristo bazabasha gutandukanya, kugira itandukaniro riri hagati y'ibendera ry'umukara rya Satani ndetse n'ibendera ririho ibitonyanga by'amaraso ari ryo rihagarariye Yesu Kristo. Nshuti zanjye, ndagira ngo mbibutse yuko aya mabendera ahora ahanganye kugira ngo nyine hagaragara ibendera rya nyaryo rihagarariye imiryango. Muribuka mu gihe cya Isirayeli buri muryango wabaga ufite ibendera rihagarariye. Rero uyu munsi none natwe dufite ibendera riduhagarariye nk'abakristo, ni ibendera ririho ibitonyanga by'amaraso bya Yesu Kristo. Iri bendera ririho ibitonyanga by'amaraso iryo ni ryo bendera rihagarariye abana b'Imana. Hariho n'irindi bendera ry'umukara rya Satani rihagarariye nyine ry'umukara rihagarariye Satani. Ntabwo nzi ibendera riri mu bugingo bwawe cyangwa se wemeye ko riyobora igihugu cyawe ari cyo mutima wawe. Nanjye ntabwo uzi ibendera rihagarariye umutima wanjye, ariko ngewe ndarizi. Ubwo nyine buri muntu wese amenya ibye. Ibyo rero ni kimwe. Iri bendera ry'umukara rihagarariye Satani, ibendera ry'ibitonyanga by'amaraso rihagarariye Kristo. Ni irihe bendera riyobora ubugingo bwawe guhera ku wa mbere w'iminsi 7 ukageza ku wa 7 ariho ku isabato? Ntusubize, ahubwo bitekereze. Cyakora nubona hari icyo ushobora kumfashisha mu byerekeranye no muri comment, wazambira ukambwira ngo uburyo wabivuzemo numvise atari bwo, ariko ngiye numva ko imvugo yari ikwiriye, dukwiriye kuvuga ngo ibendera rya Yesu Kristo rihora rizamuye mu bugingo bwacu. Ntabwo turizamura ku wa 6 ariho Vendredi, ahubwo rihora rizamuye mu mitima yacu niba kuko twarakiriye Yesu Kristo. Rya bendera rikaba ryarashinzwe muri twe nk'ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo yatubatuye ingoyi z'ibyaha. Ellen White yigeze kubivugaho ari kuvuga ku bana be, nayo magambo ngiye gusorezaho, ni ibintu nashaka kugira ngo tuganireho mu minota mikeya. Yabivuzeho ndebe kuri page turebe kuri page ya 74 yaranditse aravuga ngo, kuri page ya 75 kugira ngo nteke kujya muri byinshi, ku isubi ya 2 nahitamo ni kugira ngo kava ngo kwimenyereza kwiyemera n'ubuhumyi. Hano kuri no page reka mbere kuri 74 nsoma amagambo make. Abana b'ababyeyi bubahiriza isabato, abana bakiriye umucyo mwinshi kandi bitaweho mu bumwe mu mpuhwe zihebuje, bashobora kuba aribo bazagira umurage ukojeje isoni. Ni abana b'ababyeyi bakiriye isabato kandi bitaweho mu buryo buhebuje, bashobora kuba aribo bazagira umurage ukojeje isoni. Bashobora kuba aribo bazaba mu muyaga, bazabiba mu muyaga bagasarura serwakira. Mu rubanza amazina y'abantu bacumuye ku mucyo ukomeye bazandikwa hamwe n'abaciriweho iteka ryo gutandukana n'ubwiza bw'Uhoraho ndetse n'ikuzo ry'imbaraga ze. Bazazimira kandi bazashyirwa muri bamwe bazashyirwa mu mubare umwe n'abapfobya bagasuzugura ubuntu bwa Kristo. Amagambo nashakaga ngaye. Nahitamo kubona abana banjye barambikwa mu mva
bagashyingurwa aho kubona batera intambwe igana ku rupfu. Kuri njye igihamya giteye ubwoba cy'uko nararereye abana banjye kugira ngo bazarwanye Imana yo mu ijuru, ngo bazongere ingabo z'abahakanyi mu minsi iheruka, kandi ngo bagendere munsi y'ibendera ry'umukara rya Satani. Byaba ari igitekerezo kibabaje cyane kandi giteye agahinda. Bahita baratubwiye ngo ntabwo yanezezwa no kubona abana be bajya kunga imbaraga ku ngabo za Satani, kandi ngo bakajya munsi y'ibendera ry'umukara rya Satani. Iri bendera rero nshuti zanjye, ndagira ngo hari igihe dushobora kuvuga ibintu tutabizi, birashoboka, kandi Yesu yaravuze ngo mu Baheburayo ngo iminsi yo kujijwa kwacu Imana yarayirengagije. Mu by'ukuri birashoboka ko wenda twabivugaga tutabizi, ariko njye nemera ko niba warakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, ibendera rya Kristo ry'ibitonyanga by'amaraso rikwiriye guhora rizamuye muri wowe, kandi ukinjirana umwami w'isabato no mu isabato kugira ngo ibendera rikomeze rizamurwe, rijya rimanurwa ari uko umuntu yamaze gutsindwa, yarambitse intwaro akavuga ngo nongeye kwegurira umutima wanjye ubutware bwa Satani. Nabwo kandi ntabwo ubaho nta bendera ufite, kuko wagiye munsi y'ubundi butware. Ibendera ry'umukara rya Satani niryo rihagararira ubwo bwami. Uwiteka dushoboze atwambike imbaraga kugira ngo ibendera ry'ibitonyanga bya Kristo rihore rimanitse ari nk'urwibutso rw'uko Kristo yafashe igihugu aricyo mitima yacu, kandi bikubera uko nanjye bimbera uko, mu izina rya Yesu. Reka twongere dusenge. Data wa twese, izina rye rihimbazwe, twambike imbaraga uduhe kugukunda kandi tubashe kugendana nawe, mu izina rya Yesu, amen.